Banyarwanda turatabaza, birababaje kubona ukuntu Mpano y'Imana Theobald yafata uyu mwana w'umukobwa akamusambanya akamutera ibirwara yarangiza akamwica urw'agashinyaguro gutya. Mumbabarire mu by'ukuri mwumve iyi nkuru. Arambwira ngo rero kugira ngo imyaka n'imikoshi ngo bikuveho ngo ndakujya hejuru ngo tubikore ngo nibwo ngo ibintu byose ngo bizabikuveho ngo bituma utabona uwo mugisha, ngo kugira ngo imyaku n'imikushi ngo uwo mugabo bita Theobald Mpano y'Imana wamumenye ute, mwamenyanye mute kugira ngo agutuburire? Mpano y'Imana Theobald ko twamenyanye njyewe nahuye n'umuntu w'umukobwa. Uwo mukobwa arambwira ati yarabanje anyohereza video. Akohereza video? Yego, ya Theobald n'undi mubyeyi bari barimo batubura amafaranga. Yego. Noneho mpitamubwira ati umva ubu ngubu rero nanjye ngiye kumuhamagara azambe ku mafaranga. Yego. Arambwira ati nibyo nimba bishoboka umuhamagara ntabwo wewe kuko ahantu nanjye nigeze kujya barayamba. Okay, ako kanya nahise muhamagara. Cyabikora ikintu ntibuka, ntabwo nibuka ari mu kwezi kwa kangahe. Ibyo nta kibazo, apfa gusa n'uyu mwaka wa 2024. Yego. Ubwo maze kumuhamagara twahanye gahunda, ariko muri iyo gahunda twaravuganye arangije ambwira ibyo ndi bukore. Yego. Amaze kubimbwira ndabikora. Maze kubikora arambwira ati rero ako kanya ahita wohereza iganziye y'inzoga. Nahise ko mbwira mu matima nguza amafaranga, ariko njye ndi mu kazi ko mu rugo nyine. Yego, ubwo ni nacyo ukora akazi ko mu rugo? Yego, nkora akazi ko mu rugo. Yego. Mama yaragiye nyine arashakisha anyohereza 10,000, na murumuna wanjye anyohereza 10,000 Theobald mbamwohereje mu 10 kuri telefone. Yego. Ayandi arambwira ati wowe uzaze unsange ku gicumbi cy'ababyeyi. Yego. Naragenda hamusanga ni ku Gisozi. uretse gato hanyuma mbere yuko ujya ku gicumbi cy'ababyeyi uravuze ngo yansabye ibyo nkora ndabikora, maze kubikora ansaba ko namwohereza amafaranga ayo ngayo wakuye muri mama wawe yagushakiye. Ibyo yagusabye wakora ni ibiki? Bo yarambwiye ati ambura ubusa, ufate intoki zawe uzishyire mu gitsina. Yego. Okay, narabikoze kuko nari nyine ngo agiye kumpereza impano. Yego. Ikintu cyambaje rero nuko ntanayibonye. Yego. Ubwo ibyo ngibyo umaze kubikora, umaze gushyiriza intoki zawe mu gitsina nk'uko yagusabye, ntabwo yagusabye ngo wifotoze se muri foto? Yego, nayo narayimuhaye. Wamuhaye ifoto? Nayo narayimuhaye. Urangije umubwira ko wabisoje kubikora, akubwira ko ukora iki kindi? Yahise ambwira nyine nimwoherereza amafaranga. Umwoherereza angahe? Namwohereje 10,000. Yego, umwohereza 10,000 hanyuma ngaho komeza. Maze kumwohereza 10,000 nyuma twarangiye turavugana. Yari kuri 18. Yari kuri 18. Cyabikoze ntabwo nashoboka ngo uzi kwa kangahe. Yego, mwakoreshaga WhatsApp cyangwa mwakoreshaga guhamagarana bisanzwe? Hari aho twahamagarana, hari aho twakoreshaga WhatsApp, ariko njye nawe nagiye bisiba ibyo twavuganye. Ariko hari amajwi make wenda waba ufite? Yego, mfite ijwi rimwe ryo ndarifite. Ndarifite rwose. Ngaho komeza. Ubwo ngubwo narateze ndamusanga kuri 18. Yego. Maze kumusanga mpita muhereza bya bindi 10 bisanga bya bindi 10 babaye 20. Umusanga aho ngaho yari yakubwiye se ngo ni ku gicumbi cy'ababyeyi? Yego. Ni mu kahe gace wamusanze? Ni muri Kirehe? Ni Kigali? Ni Kigali ku Gisozi. Ku Gisozi niho atuye se cyangwa ni haba? Oya ni hakorera, ni ababyeyi baba. Niho abo babyeyi be baba? Yego. Babyeyi bwoko ki? Bwo n'abakurambere? Ni abazimu. Ariko wenga bita ngo ni ababyeyi, twebwe niko tubizi. Naragiye nyine mbasangayo.
ngishikayo narambuye inkweto vuba cyane. Ni mu nzu mwabikoreye cyane hanze? Ni mu nzu. Yego. Ubwo arangije amurikira ababyeyi amafaranga muhaye. Abwira ababyeyi amafaranga. Abo babyeyi warababonye? Hoya. Ese afite amafaranga muhaye. Ayafata mu ntoki nyine amera nk'uri kuyereka nk'umuntu bari kumwe kandi ari kuyereka babazimu. Yego. Bo arangije akomanga hasi. Ngo babyeyi ngo wa mwana ngo twamuzanye. Mwari muri salo, mwari muri mu cyumba, mwari he? Twari turi mu cyumba. Njyewe yankuye muri salo turakomeza tujya mu cyumba. Yego. Anshyira bikuveho ngarabanza kujya hejuru mu bikore ngo nibwo ngo bizatuma ubona umugisha. Ngo niho ngo imyaku n'imikoshi biri bumveho. Iryo jambo akunda kubikoresha cyane ngo imyaku n'imikoshi. Narabyemeye kuko nzi ngo mugani ngiye kubona umugisha. Narabyemeye kwanza sinaragira ubwoba cyo koze bwari bwo bwa mbere nashanambabaje kwanza. Uretse gato ubundi yari yakwemerera amafaranga angahe kugira ngo ibyo byose bibe? Wari wamwatsa amafaranga angahe? Nari mwatse miliyoni 5. Yego. Mubwira ngo ngiye kubakira iwacu. Yego. Ubwo tubisoje ibyo ngibyo narasohotse aranga tukibisoza yese ambwira mubisoza se abantu hari uburyo babisozamo naye ndi umuntu mukuru. Hari uburyo babisozamo babikoze nka turo 1 2 3 mubisoza mwabisoje kuri turo 1 mwakoze igihe kirekire ni gute mwabisoje? Oya nagari igihe kirekire. Nagari igihe kirekire cyane. Ni inshuro imwe pe aho sinabeshye. Yego. Ni inshuro imwe ariko nayo urumva ntabwo ari yoroshye. Ubwo ngubwo arangije ababyeyi batamubwira ngo nacira kuko amafaranga. Ababyeyi baramubwira ngo nacire ku mafaranga? Igihe baba bari byacira. Ngo we yacireho? Yego. Abo babyeyi warabumvaga se? Pe narabumvaga n'ukuri pe. Bari he? Baba bari munsi mu butaka hasi. Munsi mu butaka hasi? Ukajya wumva bavuga ariko ntubone ikintu kiri kuvuga. Ariko ukajya wumva bari kuvuga munsi. Ubwo nyine nanjye nakoze ibyo ari kumbwira nyaciraho. Barangije baramubwira ngo kuraho inoti imwe ngo uyimuhereze. Bari za 5 zikonje. Arangije ampereza 5 baramubwira ngo rero ngo nagende ngo yihuse ajye gushaka 120 ngo kunde ngo umuhereze ayo ngayo. Naramubwatira Tobari ngiye ntabwo nabona 120 ngende umukene. Sinakubwira akazi nkora ngende umukozi wo mu rugo ntayo nabona. Yego. Ngoke ngo cyetse ngo numbera ngo umugore rero ngo ngo turaguha ngo nimwe ngo tambere umugore ngo buri ko ngukeneye ngo ugiza ngo nkubone. Ubwo ngo genda rango ushaka 120 nango atariko n'ubwo kubimbwira nta nzabona. Yego. Kujya ngira daje kwengera ngate rero nimbuzi kwijana 20 tuzabona genda ushaka uzabona. Naragiye. Ndagenda ndashakisha. Ndakuzaguza mu itsinda ibindi 40,000. Kuri 27 z'ukwa karindwi tena. Kuri 27 z'ukwa karindwi bagiye mu itsinda urongera ufata 40,000. Yego. Ndamubwati rero amafaranga ubu gutya nabonye 40,000 nibyo mfite nimba uyemera mbwira mfite nyakoherereza. Bo ahita ambwira ngo yohereze ngo kano kanya nta kibazo ngo ariko ngo ugende ngo wateguye ngo n'igikapu ngo dute ngo tuyashyiramo. Agenda n'igikapu pe. Yego. Bo maze kugenda n'igikapu ntaye nabonye kuva kuri 27 kugeza ubu ku kwa 8. Ugenda n'igikapu se ugenda n'igikapu icyo gihe bwa kabiri ngo ugende muhite muyashyiramo mwahuriye he bwa kabiri? Aho ntago twahuye twavuganiye kuri telefone. Aho yarambwira ifata igikapu akakanya sinshaka wiguza turabigukorera aho ngaho. Nanjye ntekereje amatike mugane ndi no kuvana no kuyaguza mu itsinda ndavuga ati mugane reka niba ibyo ari kumbwira. Ahise ko nakira gutyo mana yanjye yo mbitekereje no kugahinda pe. Tabiteye agahinda mu by'ukuri. None se ko ntago yaguteye inda nta kibazo wigeze uhura nacyo ko mwaryamanye? Okay, ntanda yanteye ariko nanone nahise nkuramo indwara.
indwara nagiye kuyivuza banca amafaranga menshi ndayihora nyine ipfa kugura imiti ya makeya ariko ntabwo ari sida si n'ibiti bindi ariko kuko bambwiye ngo njye nta mituweli ngira kuko iwacu ntabwo twishoboye bisaba ngo ufite mituweli nagenderaga kujya kugura ibinini cyangwa se n'imiti yego muri farumasi bambwira ati kugira ngo tukuvure ni kwa Cecile gusa sinibuka ngo hitwa gute ariko n'ahandi bita kwa Cecile bambwira kugira tukubwire icyo urwaye uzatanga 30,000 kandi mbere ntarabikora nta ndwara nagiraga mu buzima bwanjye ariko akimara kubinkorera nahise nyirwara. Warwaye indwara imeze ute yari ifite ibihe bimenyetso? Okay, ibyo bimenyetso rero mu gitsina hahise hazamo ibintu by'ibisebe bisizeho ibintu bimeze nk'aho ari nk'umweru hakahora hanyenya amazi hirya mu kibuno haza ikintu kimeze nk'igiheri se niko twabivuga yego kinini noneho sinjye kuri tuwarete simbishobore mbese bikagorana ntibinemera ahubwo noneho yego ibyo byarakomeje nyuma yaho hajya hazamo amashyira anuka birise ntabasha gutera intambwe ntaryama ndicara mbona naramuhamagaye numva bikomeye narabuze amafaranga narivuje kugeza ubwo amafaranga nayo yabura namuhamagaye arambwira ngo rero kugira ngo ureze amafaranga yo kwivuza mbona ko nguzemera ngo ukabanza ukongera ukamba yego ntabwo wanjye ngibyo ko numva bigoyera ntabwo nabishobora rero ngo uzaze ngo nguheze kumugisha ngo ugende wivuze uwo munsi nari bugiye koko kandi kuvuga ati nabuze amafaranga nyine basi nzapfa kugenda bikayampa mugani nkimara kugera aho nagategeye moto ni ukuri namuhaye umumotari aramwitaba baravugana bamuca 2,000 kugira ngo umugereho yego arabyanga ati wapi nabyihorera nari ngiye kugera ubwo ahita byanga ndabyihorera pe nigarukira mu rugo nkomeza ndwara mu rugo cyangwa narwaye nk'ukwezi kose n'ubu sindakira ariko biri koroherwa nyine ndabasha kugenda ndicara ndaryama nta kibazo ariko n'ubu ndacyashaka indi miti nyuma y'icyo gihe uri gukira kubera ko wahawe imiti n'abo bantu se cyangwa n'Imana iri kubikora? Nanone ntabwo navuga ngo Imana nubwo ifatikanya n'imiti yego nahise njya muri farumasi ngura umuti wo gusigaho ngura ibintu byo gucisha hasi ubu biri gukira ariko ntabwo ari neza nyine ariko si kimwe yego ibyo byarakomeje n'ubu ndacyabana nabyo ariko nta birenze mbese sinabanyarwanda birarenze cyane kumbabare cyane mukobwa wacu usize mu gaciro waduha totali y'amafaranga bwite yakuriye Mana nayibaha pe nangaho ugereranije nako yavuge kuko urayazi ni wowe uyazi nakwirirwa ngereranya ni 60,250 60,250 yego wowe yakwihereye n'ibitanu byonyine byo gutega byonyine si no gutega ahubwo nuko ababyeyi baba bamubwiye ati kuramo inoti imwe uyimuhereza yego mpamvu ari 60,250 bwa mbere namuhaye 20 ku bwa kabiri mwohereza 40,250 kugira abone ayari bukatwe yego bitara 60,250 ese icyo cyumba mwari murimo hari harambuye n'imisambi y'imikeka hari hameze hate ishusho yawo yego harimo utuntu tumeze nka bajyana muri tuwarete hakabamo imikeka hakabamo n'igitebe kinini cy'umukara yego gikoze nk'igitanda gikoze nk'igitebe byose urabona ariko kimeze pe mbese ni nk'igitebe cyo waryamaho ukanicaraho yego nacyo yakuryamitseho cyandyamishijeho yego ubwo akimara kundyamishaho yahise akomeza mu kindi cyumba ntazi
ariko hagati aho ngaho tuya kubikora ngipfukamyaho yarabanje afata akantu akanshyira mu zuba hambwira ngo ngaho shoreza ngo ubone ibyo bavuga nabyo kuko nyigira ijwi rinini kuba ari kugira ngo ijwi rite ryoroha yego nahise ngashoreza njya nagabanya ijwi numva kandiye mu mutwe nanakarwaye n'igiye kwanza nkajya mpfunangapfuna amaraso natuyemo nangatuyemo amaraso yagusize wasize ku kantu mu zuru kugira ubashe kuvugana n'amakuru karakurya byataye ku buryo wageze kuri revo yo kujya witsamuka amaraso akaza cyane rwose kabisa pe nange niba byaragashye biraje kandi iyo muri kubikora ntabwo ushobora kumureba mu maso pe ubu sinziriye ntabwo umureba niba ari bike bagushyizemo noneho nyuma yaho ikijya ko rero ku gihe naje kuryama nkajya murota nkabona andi imbere neza kandi n'ubu biba bisa nkaho wagira ngo yaranandoze ubu iyo nicaye nta mirimo mbese nkibasha gukora nk'ikintu nk'igisazi cya ubwenge yagiye bwaragiye mbese usanga mfite ibitotsi umutwe ni hatari. None se wigeze ugira abantu uganiza iyo nkuru cyangwa se b'abayobozi cyangwa n'abandi n'inshuti? Inshuti we nashobora kuba nabiganirije kuko yari yarambwiye ngo ni ibanga pe ntabwo nabiganiragaho cyane cyangwa se numvaga mfite kuba nabivuga kuko nirashye nangiye kubakira iwacu wenda hari abo nabwiraga ati ubana mu minsi iri imbere ngiye kubona amafaranga nyine utuntu turi ariko simbamenera ibanga risesuye keretse wenda nk'uwo mukobwa wampaye iyo videwo wenda nawe ushobora kuba nabwiye uko bishobora kuba byaratangiye ariko nyuma nkimara kuramwohereza ntabwo yigeze amenya sitori zanjye uko zagenze. Yego ubu ufite imyaka ingahe? ubu mfite imyaka 21. Ufite imyaka 21? Yego. Ukora akazi ko mu rugo aho ngaho i Kigali? Yego. Wanyu bwite ni? Wacu bwite ni Rusizi. Mu karere ka Rusizi? Yego. Mukobwa kumbabaje hajye witwa nde? Yitwa Izabayo Anita. Izabayo Anita? Yego. Mbabaje mukobwa gusa no kwihangana uriya mugabo twakunze kubwira abantu ko ari umutekamitwe abantu ntibumve kuko atari umutekamitwe aba yaranaguhaye yatubutse nibura biranashoboka ko no muri icyo gikapu wenda nta na yarimo harimo make nyine atangana nayo yakwemereye kuko ntabwo byumvikana ukuntu wajyayo akagukorera ibyo byose ukavanaho 5,000 kandi yagusabye ko araguha amafaranga uhageze. Ni ukwihangana turakora igishoboka cyose twigisha abantu tubwira abantu icyo bakwiye gukora kandi nizeye ko ubu butumwa utanze buraza kugerwaho n'abantu benshi. Yego. Bakamenya icyo bakora kandi ukomeze kwihangana niba hari ikindi wumva wavuga cyangwa se ubundi butumwa wumva watanga naguha umwanya ukawutanga. Yego murakoze. Gusa abanyarwanda impano y'Imana Tobari bamumenye ni umuntu urya amafaranga y'umuntu atitaye ukamubona kandi aguma amushuka pe ufite ubwenge ntazumve ibyiwe mbona adushuka ngo arayatanga koko ariko ntibazagendere ko babibona nka kuriya kuko nanjye bajya kunjyana ko nagiye mbibona ndetse n'amamagana akambwira se byaho bigeze hehe ngo tubivane mu nzira wana mfite byinshi byiwe yewe n'amavideo ubwe yagiye anyohereza n'ijwi rimwe nshobora kuba nasigaranye ndabifite kabisa kandi na nimero ye ya telefone iri yakunda gushyira kuri ma screen urayifite? Ndazifite ndetse n'ebyiri afite iherwa na 93 afite iherwa na 21 kandi nawe ubwe afite izanjye kuko no kuri stati mbona ibyo yashyizeho. Yego. Hari inshuti za mpano aho hantu hajya nta nshuti ese ubundi mbere yuko ugera wenda tugarutse mu kiganiro mbere yuko ugera kwa mpano y'Imana bwa mbere moto yarakujyanye uturiza ahaba cyangwa yaje kugutora ahantu mu ruhurira mu nzira? Yarambwiye ati nibagushyitse ahantu hari etage
tukihagera twaramuhamagaye arambwira ati manukaho gatoya. Ni ahantu bita ku Kinamba. Ku Kinamba? Yego, naramanutse nshyika neza neza hari. Icyo nakoze nagiye kumva numva arambwiye ngo aransifura mba nambutse umuhanda tayari mba ndahageze. Yego. Iyo nzu iri aho ngaho hafi y'Ikinamba iteye ite ku buryo wumva waharangira nk'umuntu uhatuye hafi agahita amenya ati naha? Mana yanjye iteye nk'inzu bisanzwe nta n'ibirenze byazo. Mbese uko nayibonye mbona ni inzu ukiri kuwa muhanda niyo uhita ubona nyine iciriritse. Hirya hari abantu basanzwe imbara abo bakorana. Ndetse ntekereje ibyo akora ntabwo abo bantu bashoboye kuko bari no kundeba ndetse cyane pe. Bigaragara ko hari amakuru bafite. Yego, kuko ikindi yakubwira ngo aho kubwira ngo mpamagare ahita kwandikira ngo duhamagare. Yego, ntabwo ajya avuga ngo mpamagara duhamagare. Bigaragaza ko wenda baba ari benshi. Afite abandi bakorana pe. Gusa ikintu njye nakifuza muri njyewe kubwo gahinda yanteye. Ubaye numvugira basi se nampereze ayanjye namuhaye kuvuga njye ndi umukene dawe ya. Ajya afasha abo bakire nawe njye ndi umukene azampereza yanjye cyangwa se ampereze iyo mpano wenda. Bitari ibyo mpano y'Imana bazamuhane. Uriya bagiye bagacekinga iyo nzu bayisangamo icyobo abo bantu baba barimo. Yego. Nta mpano rero uriya afite nazo. Umva kuko naho hantu abo bakurambere bari haba hatatseho akantu k'akazenguruko. Ni nahakomanga gutyo umugoye gitumo. Waba ngiye gutangira kubibona mu maso pe. Ngiye gutana akanya mbashitse nahita mwereka ati na. Ni ukuri hahanzemo ikintu pe. Bikirimo rwose. Rero komeza kwihangana. Yego. Nk'uko nakubwiye ubutumwa buragera ku bantu benshi kandi Imana igufasha ibyo birwara yakwanduje nibura byorohe bikire burundu.